kose uramenyana n'abandi benshi kuko usoza utanga nimero kugira ngo mujye muganira, ahubwo reka mbaze ikibazo nacyo cy'ingenzi muri iki kiganiro. Akuri hano umugabo yaragutaye, ntabwo nzi niba mufitanye abana, urabitubwira muri iki kiganiro. Aho i Masaka mubayeho muti? Kuko ikigaragara cyo n'iyi nzu murimo ntabwo ari iyanyu. Mubayeho gute hano i Masaka kandi unafite n'ubwo bumuga, kandi ubuzima bwawe busabwa gukomeza kubaho nk'uko n'undi muntu uwo ari we wese yabaho? Reka maze ntere ku by'umugabo. Umugabo wumva ko byabaye ngombwa ko dutandukana ngifite ibikomere. Urumva ko n'umusaza wanjye kugira ngo yitabe Imana ntabwo naba ko ari indwara yarwaye, ni ibintu byaje biramufata. Naba ko ari ibintu by'amarozi nyine, abana bisi ntabwo bagira formule, kuko n'ubundi umugabo baramufunze ku wa gatandatu, ku cyumweru ku wa mbere aburana na musaza wanjye. Kuko bambwiraga ati se umugore we ntabwo ashobora kuba yaza ngo baburane. Musaza wanjye aravuga ati ntashobora kuba yaza ngo baburane, reka mutegeye moto y'ibihumbi 10 kugenda gusubira mu rugo. Ubanza rero iki gihe polisi yaruhaye musaza wanjye araruburana. Amaze kuburana umugabo wanjye aravuga ngo arye njye avuyemo, ariko amafaranga yo kwishyura Kabgayi n'uri byarangiye n'undi ayatanze. Agiye kwivuza Kabgayi amafaranga yifuza ku matelefoni, ko mwishywa wa musaza wanjye niwe wamvuzaga Kabgayi, gusa niwe twagendanaga n'ubundi. Ubwo byarangiye n'umugabo n'ubundi. Nyuma yaho numvise amagambo atari meza ankomeretsa, avuga ngo abari bakomeye baragiye ngo basigaye n'imbwa. Byatumye nanjye mpaguruka niyambaza ubuyobozi. Abagenzi banjye bafite ubumuga baramfasha, hari kwihaguruka nagiyeyo. Kwihaguruka ntibyagiye icyo bitanga, mbona bansiragiza ngiye Kaduha, kandi kugira Kaduha ngaruka ino byari 20. Uburyo gushyiramo ingendo za hato na hato byose ntabwo mbishyiramo, nkabona birangoye, ntawe nifite uri kumba hafi. Umusaza wanjye urumva yarapfuye, abasigaye bagize ubwoba ati ntabwo twakongera gukurikirana uko umusaza wawe yapfuye, nawe ugiye gupfa nkawe. Ubwo njye imbere y'urukiko ndagenda ndaburana. Ubonye agakuru naburaniye rwose arashekeje, ariko gusa twahise dutandukana. Twampaye nafashe utwo turafurafu itungo myinshi, numva ko twari dufite inka 12, 2011 yemeye 2 zonyine gusa. Ubu nabwo yazigurishije amuvuza, kandi yarabishyaga aho yagiye kwicyurira umugore. Bamara imyaka 10, mu myaka 10 baratandukanye. Ubu yazanye undi uri mu rugo aho nashakiye. Ubu ntabwo nkiri kumwe nawe, ntabwo tukibana. Uko rero mbaye hano muri Masaka, nababonye Nyagasani nyitungiye. Ni Nyagasani uzatuma Eliasi, ni Nyagasani uzatuma Damascene, ni Nyagasani uzatuma n'undi muntu ntazi. Nkabona najya kumva nkabona umuntu araje arakomanze, uraho makuru ki wawe gute gutyo, ariko naho nizaniye icyo cy'umuceri, zaniye ikiro cy'akawunga. Buriya Nyagasani rero buno aratwumva. Aratwumva cyane, kuko nigeze kubyuka rimwe ari mu gitondo, umwana agiye kujya ku ishuri nkibana na mukuru uyu nguyu bakagato kataraza. Noneho umwana arambwira ati mama ati kandi ugiye kuryama usinzire. Ninasinzire ati ndakora iki? Ariko mbona no kuri telefone nta kintu kiriho, mbona mu nzu nta kintu kiriho. Ndavuga numva Imana, nta muntu mpamagaye kuri telefone, nta muntu ngize gute, koresha ibirimo byawe biremeye. Iryo sengesho niryo nazamuye ryonyine, nongera nyira mu ndiryamira. Maze kuryama rwose Nyagasani yasize amahumuro. Hese kumva ngo saa 3 bishyira saa 4 n'umuntu arampamagaye, turaho Francine yego amakuru kini meza umeze ute? Ni muri bwa buzima nyine bubushaririye butoroshye, ariko Nyagasani arahari arabizi. Ati ndashaka kuza gusura, mubwira ukuntu zamuye isengesho nsaba Imana kugira ngo impifunguro, kandi mu byo nayisabye kundinda kujya ku muhanda yarabinize no kuri pe. Gusa njya ku muhanda ngiye guteka amaboko n'abatega rwose, nabashishikariza kugira ngo bahave basenga Imana yo mu ijuru, kuko Imana ifite cyose nta kimwe ubuzi. Ngiye kubona umuntu mubandi mwaraje amaze kuza turaganira, muha karibu. Yegere ntarayibona mu buzima bwanjye. Kiko mbona azanye ibisimo bikaranze ukwabyo, umuceri utetse ukwayo, isombe itetse ukwayo, anzari n'umuceri yewe nk'ibiro nka 3 ngereranyije. Aho n'amafaranga 10 kuri telefone. Kandi Nyagasani musabye byari n'iki gitondo. Arambwira ati nabuze ishapure iriya irasengesha irashapure ya bari urindwi bwa Bikira Mariya. Ati mu mutima maze kuza gukurira, kandi ntabwo twe tunahirukanye. Kiko umubyeyi wese araje turaganiriye, araje aranshimishije, araje aransusurukije, nanjye ndumva nishimye. Numva ibyo nasabye Nyagasani arabinkoreye. Kandi Imana ntabwo cyubahiro. Yewe ndanamubwira nibizarangirira aha ngaha, kuko dusengera muri community ya Emmanuel, ariko ubu ntabwo nikunda kujya kuko basengera kuri paroisse kujyayo birangoye. Isigaye isengesho ndikorera hano, ariko yo bashatse kugira ngo banjyane baranzamura nkajya kubona abagenzi bandi tukishima tugasenga. Ntabwo ntibizarangira abantu uzasiye kugira ubutumwa gatoki ngo runaka wabikoreye, ariko uzatanga ubuhamya bw'ibyo Nyagasani akora. N'ubwo buryo rero mbaye hano, inzu nayo
ni umugiraneza rwose. Imana ijye umugisha niba iki kiganiro aziteruye yumve ko yishimiye gutera mu kirenge cya Rugamba Sipiriyani. Imana iri mu mugisha. Urakoze cyane. Tumara imyaka 5 anyishyurira. Byiza, urumva ko afite umugiraneza umwishyurira iyi nzu turimo, hanyuma akanagirirwa umugisha uwo Nyagasani akoreyemo akanamugeraho. Ni bya bindi nkunda kubabwira ngo Kiliziya ni umubyeyi ntawe yatererana mu buzima bwe bwa buri munsi. Hanyuma rero imiryango washatsemo uragutereranye kubera ko wanabanje kubura urubyaro, siko watubwiye? Yego, ubuze urubyaro, hahise haziramo uburwayi, uvuyemo ubumuga bwo kutabona, umugabo aragutaye. Noneho ndagira ngo ugire inama n'abo bantu baba barashakanye na bagenzi babo bakarenga ku ndahiro nk'uko wabivuze, utabenshi bajya gusezerana bikinira, ariko bya bindi bari barimo hagira uhura n'ikibazo muri babandi babiri, umwe agahita ashaka buryo ki atundi akagenda. None urumva ko n'uwo mwashakanye nawe nk'uko wabitubwiye mu buhamya amaze gushaka abagore benshi kubera ko bose sabi, ni wowe nawe Nyagasani yari yarahuje abivamo. Abo bantu noneho bafite ababo bashakanye nabo babatererana muri ibyo bihe bikomeye kandi baremeye kubana na bakaramata, ni iki wababwira cyane cyane ubihuza n'iki kiganiro cy'abarwayi? Abo bantu rero baba bafite abarwayi baba barwaye bakaba barasezeranye byemewe n'amategeko, kandi iyo batarasezeranye byemewe n'amategeko bakaba babana ari umugore n'umugabo, nabagira inama yo kwihanganira iyo misara bakayiheka, kuko iyo abantu burya babanye byanze bikunze haba hari ikimenyetso cy'urukundo cy'uko bakundanye. Baba barasezeranye baba batarasezeranye, ariko icy'ingenzi kuko ya mu byago byo kuri ya makuba uzakubanza gukunda iteka ryose kugeza gupfa. Rero nabagira inama yo kuba hafi y'abarwayi babo bakabitaho, bakabashoje urwo rugendo, bakira Nyagasani yabaruhura bakitahira, ariko bakabitaho ko ni abantu nk'abandi. Ariko nabwo ngewe uriya mugabo ntabwo namurenganya kuko nawe naje gusanga atari we tugeza ku isaha yo kutuvugana, ntanacyumva n'ubwo wenda ashobora kuba atacyumva cyangwa azacyumva n'abandi. Naramubabariye, n'Imana yo mu ijuru irabizi ko namubabariye, yewe na mama wiwe nubwo yitabye Imana ibyo bakoze byose narababariye. Roho ye ahubwo ari ikibazo nyakunda kugira nzakibaza padiri buriya. Ese dushobora ndatandukiriye, ese dushobora gusengera roho zo mu purgatori atari abantu mu Gatolika ari no mu yandi madini? Icyo kibazo njye nkigira. Mukecuru rero njya musengera nawe nubwo yenda atasengeraga iwacu, roho ye nkayisengera, ahaye nawe ajya dusabira, nawe njye musabira, yumve ko namuhaye imbabazi, n'umugabo yumve ko namuhaye imbabazi, n'abankomerekeje mu gutandukana k'umugabo wanjye nawe bose nabahaye imbabazi, nabatumyeho. Njye nababwiye ni n'umugabo nawe arabizi ko namuhamagara nabimubwira. Nababwiye niyo bati ntambwe asaba imbabazi ntabwo mbizi icyo uzakora, sinkizi, icy'ingenzi no kugenda mubabariye. Nko kubiza ku isaha ku munsi kuko nuvuga nta kiza nabifuriza, ariko ubu ngubu mbashyira ku mwanya wa mbere bose nkabasengera ko naje kubona ko namwe atari mwebwe. Ko Satani ateye uko yishakiye, ko namubwiye byinshi, twaganiriye byinshi bitandukanye, arabizi. Rero nabahaye imbabazi. Gutanga imbabazi bitanga amahoro ku mutima, byarafashije, byatumye numva mbohotse bwa bwigunge bwa bwihebe. Ubu nanjye ndumushima Imana, iyo nishimye ndaseka, nabara nk'aba birumvikana, ntabwo byabura mu buzima bwa hano kuri iyi si. Ariko nyuma yaho gatoya sohotse muri icyo kigo ko ni birebire ni byinshi, naje guhura n'ubuzima bugoye, ngahinga nkabagarira ibishyimbo, nkavoma amazi mpetse umwana, nkazamuka umusozi nkamumanuka ubundi. Abandi bati aravunika araruha, ni uburetwa bamukoresha, ariko jyewe numva ko atari nk'uburetwa, kuko abantu bafite ubumuga kenshi baratureba bakabona duteye ishozi, baratureba bakumva ko yenda ikintu twatetse icyo twakoze batagikoraho, ariko nashimishijwe nuko bemera ko ibyo bintu nkabikora. Niba ari amasahani nkayoza, niba ari ukurupa nkakoropa, niba ari igitoki nkagitonora, niba ari gufatisha imbabura nkabikora, numvaga ari iby'agaciro gakomeye cyane, kandi ngatekera n'abantu bakomeye kandi bakabirya nayo mva nishimye. Numvaga nayo nishimye nkavuga ntagiye nk'umuntu runaka ukomeye, ibintu byanjye abiri kandi abiriye yishimye, kandi undi muntu ufite amaso ye yose areba atabishobora, ntabwo ugiye nkabishobora. Yewe numvaga ari nk'ishuri nari nibereyemo, nubwo byanguraga ariko nabikoraga mbikunze mbyishimiye. Ari nabyo bigufasha mu buzima ndimo. Nta yenda ikintu gishobora kuba cyangura, gutora umuceri sinabishobora, ariko gutora umuceri ndabitora, kwiyaranja no kwaranja abandi nkaba nateye kuje kumusura babimbwiye,
natangiye guteka kare gusa wasanga ifunguro nashyize hari kandi wasanga ifunguro rimeze neza kandi riraryoshye yewe n'akaboga nkabonye nagateka yewe nagateka rwose cyane rwose. bakunzi ba radiyo Mariya Rwanda, ni ikiganiro cy'abarwayi. uyu munsi turi kuganira na Francine, ari muri paruwasi ya Masaka, ariko yatubwiye ko avuka muri paruwasi ya Kaduha muri diyoseze ya Gikongoro. impamvu ari hano, yaje aje kwiga hanyuma ahita akomeza yibera inahangaha. aha twamusanze rero mu rugo iwe muri paruwasi ya Masaka, santari ya Masaka. yatubwiye ko inzu arimo umugiraneza amaze kuyimwishyurira mu myaka myinshi, imyaka 5. hanyuma uburyo abaho bwo yabutubwiye, yatubwiye ko umugiraneza uwo ari we wese amugeraho bitewe n'ubushobozi afite cyangwa n'uko Nyagasani amubwirije kumugeraho. hanyuma rero katujye mu buryo bwo kwitagatifuza. ese amasakaramentu y'ibanze wayahawe ute? ese iyo byabaye ngombwa kutajya kuri paruwasi ko wambwiye ko hasigaye ari kure, nibwo tubona isakaramentu ritagatifu ry'Ukarisitiya, isakaramentu ry'imbabazi, ibyo byose ubibona ute? kugira ngo n'umuntu wumvishe uko ubayeho kubw'umubiri yumve n'uburyo roho ibayeho, kuko ibiryo akamaro bimarira umubiri niko isengesho n'ibigendana naryo nicyo bimarira roho zacu. bivuze ngo roho itabonye ayo masakaramentu sinzi uko yabibayeho. ubayeho ute Francine mu buryo bwo kwitagatifuza? mu buryo kwitagatifuza, mfite murumuna wanjye, we yagize amahirwe, Imana mu rubyaro afite abana 5, ariko mwabo 5 yampayemo 2. uwo mukuru afite imyaka 15, agiye gufata 16 twayawinjiyemo, ageze mu gato segonderi. abo bana nibo bafasha kwitagatifuza. iyo ushatse kujya gusenga, abana baranjyana mu gitondo, bakanjyana mu misa ya mu gitondo, nabo bagahita bayijyamo, bagahita bakomeza bajya ku mashuri yabo. bitayobye abakristo nabo dusengana mu miryango remezo, rwose message barayimpa, bakampamagara bakambwira ati hari gahunda zinizi mu miryango remezo. naho nuko ntabwo bajya babampiza, mba mpari, ntabwo babura kumfasha, rwose baramfasha. ariko cyane cyane abo bana niba bafite uruhare rukomeye cyane aho bitagatifuza. byaje kurangira rero mfashe n'akandi kana ka 3, suko nari mfite ubushobozi, ariko narebye ndavuga nti si umwana kugeze mu 3 segonderi kandi azakora ikizamini, ashobora kunciye akagenda akajya yiga aba muri ibyo bigo byabo. ese nzabaho gutenza sinandimbura ubwo mbonye sure muri bwa buzima bwo kwigunga no kwiheba. biganiraho na murumuna wanjye na murama wanjye, Imana ikabumugisha n'abazabyumve. n'iki kiganiro ndacyumva rwose, bazumve ko nambashimiye. nta muntu wapfa kubikora, n'abavandimwe mu minsi ya none ntabwo bicyoroshye, biragoye, ariko bo bakomeje kugerageza kumba hafi, nubwo nta bundi bushobozi bundi bafite, ariko bo bafite barabumpaye, barabunyiritse, kandi n'abana bakabinyerera kandi bakanyura ko bankunze. abana turi kumwe rero nta mwana ujya umpamagara mu izina, ni mama, nta yindi zina bahamagara. ibyo nanjye bituma binshimisha, bigatuma nibagirwa na bya bindi byo kwera ntabonye abana, kumva ko hari abana nanjye banyita mama. bakumva ko nanjye aricyo nshobora kuba nabamarira, bakumva ko aricyo bashobora kuba bambwira, nanjye nkareba uko nabigenza cyangwa nkanasenga Imana ikancira inzira, cya kibazo umwana yari afite bigakunda. kwitagatifuza rero mbasha kujya kuri paruwasi. urumva ntabasha kugera ni kuwa mbere saa 12 za nimugoroba, ko bigoye bari nimugoroba bwije, ariko ndacyafite akabaraga, abana bafite akabo nkazamuka ntakira kwihara kuri paruwasi. rwose abakristo ba Imana ijya bahumugisha, sinjye manuka n'amaguru, baramfasha rwose, n'abana bakangiza hano kwa mushikira rubangura, kahita manuka nkaza hano muhira. ubwo rero kwitagatifuza rwose ntabwo bingora. abapadiri turahura, ababikira turahura, nta kibazo ngengera cyo kwitagatifuza. kwitagatifuza igihe cyose radiyo Mariya mba ndi kumwe nayo, navuga ngo niwe mubyeyi wanjye mukuru, kuko niwumva hafi ibiganiro byose bitangwa ku maradiyo. ubu Elias nuvuga ngo ni Elias, ntabwo nari nkuzi, gusa nakumvaga n'ibiganiro byiza biryoshye. biganiro by'abana mu kanya cyavuyemo mu saa 5 nacyumvise maragikurikirana. nabyo bituma umuntu yitagatifuza, biramfasha, bigatuma ntakomeza kwihiba, bigatuma ntakomeza kwigunga. ariko cyane cyane cya kiganiro cy'abarwayi cyarankomeje, kirampumuriza ko nagiye numva benshi bagenzi banjye batabasha kuva ku bitanda byabo, abo bakarabiriza ku bitanda, bahanaguriza ku bitanda, badafite amaboko, badafite amaguru, kandi nabo kumubashima Imana kandi ukumva ari byo basha gukora. biranshimisha rero. buri wese rero ajya ashimira Imana mu rwego rwiwe. uye nashobora kuvuga ngo sinize ngo mbashe kuba nta icyo nakora, ariko ibyanjye nibyo nta bindi.
urakoze cyane. Noneho ubu turagira ngo noneho utubwire ariko unaduhe experience. Hari abarwayi noneho barwara banafite izo mbaraga cyangwa bafite ubumuga butandukanye, ubu sosiyete cyangwa abantu bo hanze babana nabo bakaguma kubarebera muri ya sura y'abafite ubumuga. Ese nawe wemeranya n'abavuga ko umuntu ufite ubumuga adashoboye? Oya, abo ngabo ntabwo nemeranywa nabo, kuko naba nk'urugero mama yararwaye mu kwezi kwa kane yaje kumusura hano, aje kumusura ariko yaje n'undi afite ubumuga bw'amagufa, mujyana kwa muganga, muzinduka kuri centre de santé, njya kubashinwa ndamuvuza ndamukurikirana, ari weho mutwara, ari jye mujyana ndi kumwe nawe atabishoboye. Urumva ko yararebaga ariko ntabisobanukirwe, kumbera afite no kurwara n'indwara stroke, bamubwira ati hariya mukecuru ariko turacyari muto, dore ni hariya, bikamunanira bikamuyobera, ariko nkamufasha ye ntabureba, nkifashisha abandi bantu bigakunda bikemera. Ubwo nabo ngo afite ubumuga turashoboye. Nuko umukecuru rero aza kugera hano, ageze hano biranga, aza kurwara malariya, n'umwana turi kumwe arwara malariya, umukecuru nawe arwara malariya, twese turwarira hano. Turwariye hano, nifashisha abaturanyi, burya kugira abaturanyi beza ni byiza, no kuba muri sosiyete no kubana nabo neza ni byiza. Mpamagara umuturanyi ndavuga nti rwose birankomeranye, umukecuru yaje kumusura, ndwariyeho, nimumfashe ntabwo biri kwemera, mujyane kuri centre de santé. Mama yari yajyanye ku kariri, turi gukora amasuku n'abana babo, twari tumaze iminsi dusuka ari dukeya mu nzu, ngiye kumva numva ikintu cyituye, numvise cyituye, umwanda muri sibyo byituye aho ngaho, ni ibiki nibyo bavanye mu cyumba bashyize muri salo byituye, hateka data. Umukecuru aratinya ati ngwino umfashe, ndamufasha tumusubiza kwa kariri, araryama, maze kuryama mama ntabwo yigiye kwibuka gutyo, tumujyana kuri centre de santé, baramusuzuma, bagiye kumuha urgence yihuse. Umuganga wari umwakiriye atari kandi wasanga narwaye malariya, kubera ko yarabuze mu kanwa harasharira, hasanga koko ni malariya afite. Gutumuzana hano mu rugo, wa mwana waze nkubwira nyine wambaye hafi nivuza za Kabgayi hehe hose, n'ubundi yaraje atuye Huye, niho akambitse nawe, hari n'umuryango mwinshi cyane n'abana b'imfubyi rero bamusaza wanjye nawe Imana ijye imugisha, n'abarimo kwitagatifuza. Aramutwara amuga ati rero mama ntago wabana na mama wawe ameze gutyo nawe ameze gutyo, ntago byavamo. Araje aramutwara imodoka amujyana hehe i Huye, umama niho arwariye, niho bari kumufasha, niho bari mu rugamba. Ariko nanjye mpamvu nshaka kuvuga ni abantu bafite umugabo turashoboye. Naje kugeraho akagira ngo ati mama ari muri koma, yewe ntarazamenya ihire, yarahaje ku bitaro byaho, ntabwo ntazi n'ukuntu babivuga. Bamuha birasi iramuzana imusubiza ku bitaro bikuru bya Butare, arwariramo, biza kugeraho ndabwo mama azapfa ntamugezeho. Yaje kugeraho mva ahantu rwose ndagenda ndigire, nta muntu turi kumwe, ndi mu nzira ngeze Nyabugogo, numva biranze kuko nanjye ndwara umuvuduko, ibinini bya mu gitondo ndabifata buriya buri munsi bayinshujeho, kuko narigeze kuyivaho 2015 nyivuyeho, numva biroroshye, ariko nari kugira abaganga bayisubizaho. Umutima urahonda cyane, uhonze cyane, ndabose ko ngiye guhumuriza umurwayi, nanjye nkambaye umurwayi ubundi ajya hiye, nshaka kugira ngo nsubire hano Masaka, biza n'agatoya none seti biringende. Naragiye maze kugera Butare muri gare yaho, sanga umuzukuru wa mukecuru ni waje kumfatangana ku bitaro, ndagenda sanga mama ari muri koma, habereye muri koma. Mama tuza kuvugana, ndabese wamenya ati nakumenye, ndamuhumuriza mu majwi yanjye nihumura, n'abarwayi bari bahari mukomere, Nyagasana aratuzi, humura muzakira. Byaje kurangira benshi banapfuye, banza mu bantu bari bari mu cyumba, hasigaye umuntu umwe niwe wakize, na mama muri aho ngaho, abandi hafi bose bitabye Imana. Nukuvuga ngo isaha yabo yari igeze. Bigeze ubwo ndasenga, maze gusenga ndataha, abaganga barishima n'abarwayi barishima, ubwo masubira muri koma, sinongeye kuvuga nawe ukundi. Ariko mama aho bamuduhereye bavuga ati nta kindi twakora kindi, nukuzaza mugorora ingingo, tukamugorora ingingo ziwe. Baramuduhaye turamucyura, bamushyira i Butare n'amaze ukwezi kose, ariko mama naramufuriraga, mama naramuteraga bamushyira mu kagare, yenda byo kumucunga kuko ntari kumenya ibyerekezo, kuko ntaramenya neza, niba ntari gushobora kuba barabikora bakamuterura, nanjye ngaterura igice cyo haruguru cyangwa aterura icyo hepfo, tugashyira mu igare akamusunika, nkamukarabya, mukumuna nishimye kurusha uko umuntu ureba yamukarabya, we akabyemera. Burya umuntu iyo ari mukuru n'akabukuru kazamo, kugira ngo umwana w'imyaka 15 n'irindwi amurebe ubwambure, burya bari ntabwo biba byoroshye, ariko kiramukarabya mu mahema yishimye, yumvaga nezerewe. Kandi n'ubundi kuba nakagiye nkicara hari Huye byakunda, ariko tuba tubona umwana afite umusaraba,
umurimo ugoye cyane kuri utagira ngo tuyicaye naho tuba ntibyanakunda ntibyakwemera akavuga nti nyagasani ko azabishaka azakomeza ndindire hano nashaka kunyimura hazanyimura niwe uhazi ntabwo ngiye mpazi naho ntabwo nzi ko nzahicara nanjye nyagasani nkora ibintu n'ibitangaza nkareba nahumagurika yewe babanza bakanafata abanza namera nk'umusazi kubera ibyishimo byandenga nkajya ndeba runaka Elias ni uriya nawe waje kunsura ese uriya ni wamugira neza wamfashaga ese uriya ni wa wundi wampaga icyo kurya nanjye nabanza uretse yenda kubona kumva amajwi ntabwo ni runaka wenda kuzi yaratwaburi nabibonye ngeze hano wahise uvuga uti uri we ndabizi cyane rwose. hanyuma rero turimo turanagenda tugana ku musozo w'ikiganiro twagiranaga ni ubuhe butumwa wagenera abatererana ababo noneho bafite uburwayi bukomeye abafite ubumuga hari ababata bakagenda nk'uko nawe uwo mwashakanye ashobora kuba yaragutaye ashobora renda ko yaranabikoze mwaratandukanye hanyuma hari n'abandi mbese ugasanga imiryango yabo ntishaka kumenya ko bigeze bagira n'uwo muntu baha ubutumwa hanyuma uha ubutumwa nanone n'abarwayi nabo ubwabo ndetse n'icyo ubona baba bakeneye bakorerwa muri rusange. Ubutumwa natanga ku bantu batererana abarwayi babo bumve yuko bari barwayi ari abantu babo bumve kwitagatifuza kwabo ari wa murwayi bafite muri rugo wumve kwitagatifuza kwabo ari wa murwayi umerewe nabi hirya simve no bari kumwe mu rugo n'abari hirya nabo babona abarwayi rwose bagiye baba hafi nabo ni abantu nk'abandi. Hari akantu mujya mukunda gucishaho kuri Radio Maria w'inkende inyagirwa munsi y'igiti yaracyuriraga ako kantu iyo bakavuze rero mpita niyumvamo ushobora kumuhagarika ahantu wamuhagarika nk'ahantu simbe nabasha kuyikura hava ari umuntu runaka ahamvanye cyangwa atabaza ako kantu rero karamfasha rero n'ukomeye n'uhagaze ngo aritonda atagira gute atangwa uyu munsi ni jyewe ejo ni wowe ejo n'uriya ni ibintu by'uruhererekane ntawe umenya ukuntu bije gusa nyine baraturira no kuba yagufata no kuba wanabana nawe yenda nk'ubyerekeye imishakire n'urugero ntanze ariko ati mbanye n'uriya muntu urabyarangira apfuye ariko ntabwo ariko biba bimeze buri wese agira ikintu kiwe abo bantu bose ni ukuri bajya bamenya abarwayi babo babiteho bahumurize bababe hafi namusaba serivisi runaka rwose ayikore yumva ayikunze ayishimiye yumve yuko nawe ejo biramutse bimubayeho nawe yabumubwira ko ati umuba hafi akamutabara kuko nabo ni abantu nk'abandi. Ubutumwa rero nagenera abarwayi bagenzi banjye ni ukuri nibahumure nibakomere ahantu nyagasani yamvanye mu icuraburindi mbabaye mfite agahinda ndibwa mu mutwe ndibwa amaso kuko hari n'igihe nabaga mu ngo z'abandi mpaba nshakisha icyerekezo ndwaye kandi ngakora bikemera nabo nta Imana itagira gutega nta Imana itabavana rero bamwe bakomere nyagasani aratuzi dukomere kuri nyagasani n'ubushoboye byose n'ubusumba byose isaha n'isaha byose nyagasani yabikora ibyo yakoraga kera n'ubu baracyabikora kandi n'ubundi abikora muri twebwe aya majwi ntambutse era n'isura abantu babona ntiganya yuko iyo ntaza kuza kwiyakira kugeza ku isaha n'isuku mbase cyangwa no gupfa mbona narapfuye kubera Imana hari aho yamvanye kandi akaba ari yangijije ngiye narayibonye. Nashishikariza rero bagenzi banjye gusenga Imana tukayikomeraho tukayikunda aho turyamye wa mugani wa mukecuru tukajya tumusingiriza aho turyamye akatuba hafi akatwitaho akatumenya turi abantu nk'abandi azajya batuma batube hafi batwiteho ntabwo wasinze Imana ajya yikorera amaboko bagenzi banjye ko nababwira. Yego urakoze cyane. hari abakurikiye iki kiganiro twagiranye kuri Radio Maria Rwanda cy'abarwayi bakumva buno buhamya wabahaye hari ibibazo bashaka kuba bakubaza cyangwa se bagashaka kuba mwanaganira cyangwa bakaba banagusura hano ugakomeza ukaba igikoresho cya nyagasani mu gutanga ubuhamya nk'ubu bufasha sosiyete cyangwa abakristo bari mu rugendo cyangwa n'abandi bose mu Radio Maria Rwanda cyangwa n'abarwayi n'ababitaho bose uko byagenda kose ibyo byiciro byose byabwiwe kavuga ati se Francine twavugana gute twabonana gute namusanga he bimeze bite muri aka kanya rero wababwira aho uri n'uburyo bakugeraho. Murakoze. Njyewe sengera muri paruwasi ya Masaka. Amazina yanjye n'ubu nabwiye ko nitwa Mukarurangwa Francine.
nomero yenda ya telefoni abantu banshakiraho ni 0788 44 983 cyangwa se 07 karindwi 6 nasubira muri MTN 07 88 44 983. Murakoze. Bahakunzi ba Radio Mariya Rwanda, twari mu kiganiro cy'abarwayi, twaganiye na Francine hano muri paruwase ya Masaka ufite ubumuga bwo kutabona. Ni umukristo wavukiye muri paruwasi ya Kadoha muri diocese ya Gikongoro, ariko bakaba ari muri paruwasi ya Masaka muri arkidiocese ya Kigali. Francine rero twatangije isengesho, reka dusoreshe isengesho rigufi cyane kugira ngo twishyire mu biganza bya Nyagasani, twireke umubyeyi Bikira Mariya. Nari Elias Ntibazirikana, ikiganiro cy'abarwayi nakagaruka. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Ubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka nibaye n'ubu n'iteka ryose, amen. Isengesho yo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, uko binyuranye nawe bikadutandukanya, ariho ntunze ukandengera iteka, kandi ndabyangira ko ubyicisha Yesu Kristo umwana wawe ukunda, ndawubinyuze, sinshaka gusubira, ndashaka kuba uwawe, amen. Bikira Mariya Nyir'impuhwe, wibuke ko ntawigeze kumva ko washubije inyuma yacu aguhungiye, agutakambira umurengere umusabire, nicyo gituma nkwizera, ndakugana nkuganyira, umuhagarare ko ndi umunyabyaha, mubyeyi w'umukiza, ntiwirengaze ibyo nkubwira, ubyumva ubyiteho, amen. Mubyeyi mwiza Bikira Mariya, mubyeyi ugira impuhwe, mpaye mwiza, muri kano kanya twari turimo dukorana ikiganiro n'umunyamakuru kuri Radio Mariya, mpaye mwiza, umugenda imbere nakugenda inyuma, umurinde gutsikira ndetse no gusitara, umufashe kandi mukomeze kandi umuvuze kugira ngo akomeze kumwe nawe, umutere imbaraga n'ubutwari kugira ngo akurikirane abarwayi aho bari hose, muri iyo ngabire mubyeyi mwiza Bikira Mariya ifashamo nawe uyobowe nawe, muje kwereka rero na Damascene bari kumwe kugira ngo nawe ukomeze kumuba hafi kandi ukomeze no kumurengera, ukomeze kumwitaho iteka ryose mu mirimo yose akora ya buri munsi, ubane nawe mu buzima bwawe bwose bwa buri munsi. Utwumve umubyeyi mwiza Bikira Mariya. Mwamikazi wa Kibeho, udusabire. Petero na Paulo batagatifu, udusabire. Mwamikazi wa Kibeho, udusabire. Mwamikazi waduhaye ntagatifu, udusabire. Mwamikazi w'abamarayika, udusabire. Mwamikazi wa Afurika, udusabire. Batagatifu batagatifu uyu munsi, nimudusabire. Imana Data niduha umujutse mu ijuru ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Murakoze. Gira amahoro.